Emmy. Boss. Meza bitese. Bisa boss. Ndagiye. Ibyaha byiteho ntabwo muri. Kandi urumva petit frère ntabwo ikintu cyo kurya. Sibyo? Ibintu byanye ni byose muri control yawe ntagire ikintu gisanga kitari ku murongo. Sawa. Utakira inyungu. Utakira ibyo ubona nta kibazo. Sawa. Nta muntu uri aha ngaha ni njye njyenyine mpamagare sheri wanjye. Alo sheri, umva ngwino utsure bose bagiye ni njyewe njyenyine, ngwino banguka banguka ndanagukumbuye cyane. Ntutinde. Sawa. Ese waje umva ngwino Nabo nahise. Ni njyewe nawe gusa. Yesu ndamukunda sawe. Ese ko kuratsa kwashya nta muntu hari. Umva do. Ubu turisanzuye. Shambeshe. Bamaze kugenda bitamo ku ka telefone ntwari mu mama. Uvugishije kuri? Shana reba ko yewe twicara. Azo komeza mabare neza. Ariko Yesu wanari mukumva yewe. None se wari umeze uti? Sheri nagukunda. Nanjye nagukunda. Uramunda? Yewe. Icara ubwire amakuru. Mu ntebe za boss uzicaramo neza rero. Ntabwo bizi rero. Uzicaramo neza zino ntebe zijya zandura bikagaragara ko hajemo umuntu. Nyine mukaya batitabaza. Uba ukimamaga. Kagira inkuru. Ukibimbira byonyine ngo nabahari. Numva ndishimye cyane. Nawe nabari bahari. Nabari bahari. Navuga ati nanjye gwita nambara neza. Ndabona kurasha. None imyenda isa neza pe. Reba none. Reba. Bazurebe. Akajya cyunande neza. Yesu buno twifotoza. Sheri bifoto. Ni gutya. Umva none urohereza amafoto iwacu. Turabereka tunari kumwe ahubwo none. Umva no kugira umuturanyi wacu akaduha nimero tukamwohezaho amafoto. Reba none. Seshira amafaranga wayakuye hehe? Oya baguhebye. Sheri bakogeje umushahara. Ariko mva nyine sibyo. Urabizi ko nyine mabaje nawe ni umubyeyi mwiza ndetse na boss. Jone barambwiye ati rero kubara ko dukorera neza. Ubikora nawe ujyaje. Tacyata guhereza 50 gine nawe isemo. Kako ndujya gutekera bijya bikwigishije aho ati rero reka nanjye nyine nanjye nimeze neza. Nawe ariko arutuntu nyine nakwikiye kuri phone. Yego. Nagiye ugenda kugura agakanzu keza. Kanzu keza ngomba kugura. Umva masajya mu cyaro. Azanye. Sheri ariko mana yanjye we. Umaze gusiremuka. Gusiremuka se. Njya kwigisha guteka byawe. Ariko burarega. Burara telefone ni keza. Naza zakangura. Gusa nazamura nunga kano kanzu. Cyangwa umfu uratahana kano sigaranye. Doze ibyishimo bya ndasigaraniye. Kugegera aho yibura. Ndasigaraniye. Ndasigaraniye basi. Iyi ngiyi nyine iyi. Wowe nawe umuzazo witungisha umunsi umwe ubundi bose namara kugenda muhamagara uzitware. Nibwo nta kibazo. Ibyanjye nicyo byawe. Sibyo. Uriya ibararaga dusondetse. Kwarebeye ko duvura twese rero turabakoze neza. Ako disi turakunda musi yuko bosi nambabashe. Badakundana nkuko twe dukundana. Nyine twese tugomba gukundana tukarushaho nyine. Tugomba gukundana kandi none. Naje nawe akajya bibona kandi tukazava muri. Nanjye nzaza bambona kumva nge gutya bambone gutya turi kumwe.
Sherura yinsigira. Ndagusigira. Akibazo ndagusigira. Urajyana kana. Nari. Ako kajyane nonge nsigarana iyi ngiyi. Ariko rumeze neza. Shira waye n'inzobe maze. Waye niyogoshejeje wa musatsi wawe wogoshe pe. Sikutambwira ko njye nahinduye agatambaro. nyine kwa kona ibyishimo byakurenze njye nabanje ndetse kugira ngo nawe nyine ubanze nyine nawe wishime kuko uriye wishimye nanjye numva nishimye iyo ntaheruka kukuboneye baba shara nawe kugenda bakeza cyane mabuja asigaye agenda nisiga twatuvuta twiwe ubona bakayobe umva nisiga utuvuta twiwe noneho ntabwo bizi arigeje muri nambaye imyenda ya mabuja ndayambara reka nawe za mabuja natwe tuzagira umukozi mu rugo sibyo cyembwira ma kagasi ngwino bakozajya muba urabizi ko akazi ko mu rugo karavuna ariko mabuja ajya mamagara umva we ngwino hano baye hano zanira ikirahure hano cyangwa anye niko zatubikora reka tuzahita nyine twubaha abakozi kuko buraba bakoze ariko natwe tukibana ko tukimara kuba bakire kumva twicamo muri bitebe nk'ibi ngibi niyo yabara agataburete uri kumva barareka mubwire rero tukakugirwa natwe tuzaba mu nzu nziza cyane sibyo rero ntuzongere kuzaza kuguramo bintu ibi nk'ibi telefone twakayabika tukagura ingurube mu cyaro ariko byumva nahise agafoto ko niko bagakenewe whatsapp ubona nyine nkabona tukajya twandikirana ngo bahamagara turebana kuko ninjya mbona bosi yagiye hanze ahamagara amabuja rero ubu uri kumva murumuna wa bosi afite igitelefone kinini gutya ajya mbona nkabona ari kuvugisha umuntu barebana nawe bose bwayibaza nawe rero rero uko tuzajya tubigenza tuvugana tureba nasheri ndagukunda ndagukunda cyane ya dukomeze twikundanire kugeza urukundo rusange sibyo ndikunda basi tomara yararangiye ariko aho nawe ni rundi une rero gukunda cyane sibyo gabaza kanugura tegere reka ngutere ubundi mukunda cyane nuko abakozi mu rugo bakunda ibiryo byasigaye kugira rero ziko amazafuriya yose ugenda ukakomba n'ibyasigaye byose ukahita ubirira ngewe rero ukuntu ngukunda kagira inkuru ukunda gukunda imbwa ikunda amagufi uzi ko narara amagufi reka muzane we wirira nzanira riri reka mubwire ko muzana cyane ako ndakwemera shirasi ko nawe usigaye uzi gutera imitobe meze gute uyu ni umusaza wanjye wavuye mu cyaro ejobundi asigaye akora kuri wa muturanyi wacu Karori uyu muturanyi kwa Karori kwa Karori yaraje kunsuhuza utari watubwiye ko ufite umushyitsi se neza ngeze mu rugo tubonye twahagera ingo hari waranze kuza kunsura ntabwo byoroshye ingo byapfiriye ntabwo nyine nuko umuntu aba afite ubwoba nyine urabizi ibintu by'abakobwa kuza gusura umusore use nanjye ngira ubwoba ntabwo byabura sabudura biri wowe nanjye ngira ubwoba ntabwo byabura nyine urabizi uwo muhungu ariko ariko iki ako ntabwo bisongera kubizongera bizarira ibiryanjye nta kibazo ukambwira ubwoba ungirira ukumva nyine
kuza gusura umuhungu nagatinya ko hanze kibi ariko urabizi ndagukunda mbayida kibi nk'iki ngo nukuri ndagukunda ngo wari umeze neza ariko umutima uri guterera sori nyine hari habayemo akantu kasima gakeya kabari abantu nyine wari usanze hano ya uriya mukobwa ni umukozi wacu uriya mukungu rero sinzi urahasanga bacudika n'ubu ariko ijisho ry'umuntu mukuru rireba ukuntu ko wabonaga afite utuntu tw'udusunisuni sinzi afite gusanga ari agahungu bacudika arukunda cyane ariko none akantu haje wambaye ariko ntabirenze nyine iyo nje kureba sheri wanjye ngomba kuza nambaye neza wanyishe reka reka nukuri sinakwishe gute ariko nawe wambaye neza reba nawe wanajyanishije ariko nawe urakabya pasi ngenda ushaka kwirebera hano gusa hehe gutya isayizi yawe umenye ko turi mu nzu twenyine si byiza yego komite ariko nanjye ndagukunda shobora ingo okay ndamunda ndagukunda ibaze ko mu bahungu bose ari we nahisemo cyane undi muhungu namva undi muhungu nyine nkunda umura mu bitekerezo nyine buri ko ndyamye muramutekereza ufite ubwoba kuko turi mu nzu twenyine ese mu nzu twenyine ufite ikihe kibazo nahise umukozi ntari hanze wabwo umukozi yumvira icyo umubwiye sheri nawe uba ushaka ko ufite isoni ingwa ntabwo ufite isoni sibyo nawe ngira isoni se ntawe kumukunda ntabwo byaba isi yabaye ko abakobwa nyine tugomba kugira isoni ngo ati nibwo sindi ngo ndabyanze ndabyanze nakumwumva oya ndagukunda ariko ntukivumbure nk'abantu uzi ukuntu iyo wivumbuye uba mubizi nasorana nyine isura urakaye uba mubi wari uzi ko kurakara bitakubera ntabwo bikubera kaba kancange kutera nawe mbishaka ubu ushaka gute ababyeyi baramubujije barakubujije ese hano baratureba oya agiye kurikiraho nyuma yacu ariko nimba batatureba n'imana iratureba ariko ese nagusenga singa cyane bebe tujye tubaka kirisita sibyo bebe twirengagize ibyabaye byose tubakancange kandi bebe reka nkubwire sibyo ntuzi ko nkunda ntuzi ko twari dufite gahunda yo kujya ahandi muri ino minsi umusungu urimo wigeramo ndibaza ko abantu bakunda iki ngiki atari cyo cyazamo neza bebe sibyo kumbwira ko mayina agakisi ukabyanga sibyo ubu bibaye ngombwa ko umusaba ibindi wabikora ubwo ni ibihe wabutse ni ibihe wansaba
nyine ubu imba kumaka kisi bitagushobokera sibyo enda dufata urugero turi kumwe gutya mu nzu nyine uko bivuze sibyo ariko sibyo ko agarafure ari hanze ntabwo bizi kuba ngombwa enda nanyumve nabi wenda akunda gusabe seza abyemera yego ntabwo nabyemera segisi niyo abantu bashakanye isabwa nawe turabana kugira ngo tubane gusaba iki ariko ibyo ngibyo bituruka mu mwanzuro wawe ntabwo ari njye wafata umwanzuro ngo umubwire ngo tubane ese mu byo dupanga byo ntuzi ko birimo ntuzi ubwo wasaba nyine iyo segisi ari uko twabanye ongera n'ikintu umariye nta kintu nakumarira kubera yuko uri gusaba segisi kandi ntabwo byakunda se bebe sibyo nimba utama akakizi ukaba utama segisi ukambwira ikintu umaze mu buzima bwanjye ese urukundo rwose rushingira kuri segisi nambwira icyo umaze mu buzima bwanjye okay nzagura indaya nzazigure ni ukuvuga ngo urukundo nkunda ni ukugira ngo unyishimishirizeho sibyo ntabwo ari ukugira ngo wishimishirize sibyo aka ka mwanya umubiri n'umubiri sibyo iyo biramutse bibaye ngombwa yuko ushaka nzafata umwanzuro njya kugura indaya ubyumva ntabwo bizakubabaza ako kuki abahungu mwakumva ko mugomba kuzana umukobwa mu rukundo kugira ngo mumuruhukireho okay reka mubwire rero sibyo okay nimba ari byo uhisemo nta bindi nkeneye nabwire ko okay ariko abahungu mujye mumenya urashaka iki